Abakunzi ba channel n'abanzi ku buzima twongeye kubasuhuza nk'uko mubimenyereye ni wa mwanya tuba tuganira ku bintu bitandukanye by'ubuzima, inama zitandukanye ku buzima nk'uko no muri channel yacu bivuga zafasha abantu kumera neza. Uyu munsi rero tugiye kureba ku muti w'agatangaza witwa Revive, umuti ukoze mu bimera ukomoka mu Bushinwa, ukorwa hifashishijwe tekinoloji y'Abashinwa n'Abanyamerika. Tugiye kurebera hamwe ibyo wafasha ku buzima bw'imyororokere cyangwa se ku bagabo bashaka kugira ngo gutera akabariro bigende neza, cyangwa se ku bagabo bagira ikibazo cyo gutera akabariro. Ubusanzwe imibonano mpuzabitsina ni igice gikomeye mu mibereho ya muntu kuko ituma abashakanye babana neza. Icyizere ni kimwe mu bituma abashakanye cyangwa se abakundanye bashaka gukora imibonano mpuzabitsina. Gukora neza kw'imisemburo y'abagabo bifasha imyanya myibarukiro y'umugabo gukura neza ndetse no gukora neza. Buri wese agomba kumenya rero ko kugabanuka kw'imisemburo ya kigabo bigabanya cyane ubushobozi bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bagabo. Kudakora neza kandi kw'imyakura, icyo dukunze kwita ngo inere itwara amakuru ku bwonko, bituma habaho igabanuka ry'iyi misemburo nanone. Ikindi kandi kudakora neza kw'imyakura neri itwara amakuru ku bwonko bituma habaho igabanuka ry'imisemburo y'abagabo, bityo bigatera ikibazo ku mugabo n'umugore igihe bari gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo myakura neri igeza amakuru neza ku bwonko, bituma igitsina cy'umugabo kigira umurego. Kuvuga ngo iyo myakura twavuze ngo ni neri igeza amakuru neza ku bwonko, bituma igitsina cy'umugabo kigira umurego uhagije. Hanyuma ndetse hakabaho no kurangiza cyangwa gusohora mu gihe cyangombwa se cyangwa cyagenwe, ntarangize vuba. Ikindi kandi bikongera ibyishimo ku bari gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo amakuru agera ku bwonko neza ariko amaraso atembera mu gitsina cy'umugabo akaba afite umwuka muke wa oxygene, ibyo nabyo bishobora kugira ingaruka ku migendekere myiza y'imibonano mpuzabitsina. Kuvuga ngo hari impamvu nyinshi tubonye zishobora gutuma habaho kutagenda neza kw'imibonano mpuzabitsina. Hari ukuba imyakura cyangwa se neri itwara amakuru ku bwonko idakora neza, hari ukuba amaraso atembera mu gitsina adafite umwuka mwiza wa oxygene uhagije, harimo stress, harimo kuba abagiye gukora imibonano mpuzabitsina batizeranye n'ibindi bitandukanye byinshi bishobora gutera iki kibazo. Nk'uko rero twatangiye tubivuga, tugiye kurebera hamwe umuti witwa Revive uza ugakemura ibibazo byo gutera akabariro. Turebe uko bigenza. Ubundi Revive capsule mu mikorere yayo yongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina binyuze mu gutuma imyakura neri itanga amakuru ku bwonko ikora neza. Revive capsule yongera umusemburo wa testosterone. Umusemburo wa testosterone ufasha abagabo gutuma gutera akabariro bigenda neza. Revive capsule ifasha uturemangingo tugize prostate gukora neza, bikarinda uburwayi butandukanye bwa prostate. Revive capsule yongera ubushake bwo gutera akabariro ku bashakanye. Iyi Revive capsule ikiza ububabare mu mayunguyungu cyangwa se twita hashi. Revive capsule yongera imbaraga mu mubiri, energy. Iyi Revive ituma amaraso atembera neza mu gitsina cy'umugabo kandi afite umwuka mwiza wa oxygene uhagije. Iyi Revive capsule yongera igihe umugabo amara atera akabariro, icyo bita endurance, ntihabeho kuruha, ntihabeho kurangiza vuba cyangwa se gucika intege. Iyi Revive capsule ifasha impyiko gukora neza kandi ikindi izwiho kuziyungurura, icyo bita tonifier. Iyi Revive capsule yongera ibyishimo by'abashakanye mu gihe cyo gutera akabariro, bagahorana akanyamuneza. Revive capsule ivugurura byihuse imikorere y'imyanya myibarukiro y'umugabo. Ko abagabo bageze mu zabukuru bumva batakiryoherwa n'imibonano mpuzabitsina, iyi Revive rero iyo bayikoresheje iravugurura imikorere y'imyanya myibarukiro ikongera igakora neza y'umugabo. Revive kandi yongera amasoro n'intangangabo zigakomera ntizibe ibihuhwe. Iyi Revive capsule ikiza kurangiza vuba umugabo igakira burundu. Revive capsule yihutisha gufata umurego kw'igitsina nyuma yo kurangiza ku nshuro ya mbere. Hari abagira ikibazo cyo kuba yarangiza kugira ngo azongere igitsina kitongera gifata umurego bikamara umwanya munini
yewe bakaba banabivamo bakabyihorera kongera kuba bakomeza kubaka urugo cyangwa se gutera akabariro. Iyi rero Revive Capsule ku muntu wayikoresheje byihutisha gufata umurego kw'igitsina nyuma yo kurangiza ku nshuro ya mbere, ibyo bita premier tour mu gutera akabariro, bityo inshuro ya kabiri deuxième tour ukamara umwanya munini kuruta inshuro ya mbere. Urumva ko ni umuti mwiza. Ikindi Revive Capsule ifasha umubiri w'abagabo kugira ibyumviro nk'iby'umusore uri hagati y'imyaka 10 kugeza ku myaka 20. Uvuga ngo Revive Capsule ituma wumva ufite ibyiyumviro byo gushaka gukora imibonano mpuzabitsina, kumva uri ufite imbaraga, kumva umeze neza uri umusore. Revive Capsule ituma umugabo yishimira imibonano mpuzabitsina ku rwego rwo hejuru, icyo bita orgasme. Revive Capsule kandi ikiza umunaniro ukabije. Revive Capsule yihutisha ikorwa ry'amaraso ndetse ikayohereza mu gitsina kikagira umurego uhagije, amaraso akaba arimo oxygene uhagije. Ubushakashatsi bwagaragaje ko uruhurirane rw'ibimera bigize Revive Capsule bifite ubushobozi bwo kongera imikorere myiza y'imyanya myibarukiro ku mugabo no kongera ubushake bwo gutera akabariro. Revive Capsule nta ngaruka mbi igira ku muntu wayikoresheje. Ukuntu ikoreshwa: ufata ikinini kimwe n'amazi y'akazuyaze ukakinywa ku mugoroba ugiye kuryama, hanyuma ukazongera gufata ikindi nyuma y'iminsi 4. Umunsi wayinyweye nta unywa inzoga, umunsi wayinyweye si byiza kunywa ikawa, umunsi wayinyweye si byiza kunywa ibindi byose birimo alcohol, kandi ngombwa kuyifata ugiye kuryama. Uramutse ukeneye Revive Capsule rero waduhamagara kuri nimero zikurikira: 0788 785 164 cyangwa se 0722 7 335 164. Twayikugezaho waba uhereye hose muri Kigali cyangwa se waba uri no mu ntara, twayikoherereza nta kibazo. Reka rero tubifurize kugira amagara mazima, tubifurize gukomeza kubaka ingo zanyu zigakomera dukoresha iyi Revive Capsule, kuko bo batangiye kugira icyo kibazo cyo kutagira ubushake, cyo gucika intege, cyo kurangiza vuba, cyo kumva imibonano mpuzabitsina itakibashishikarije. Yemwe bagabo murabwirwa. Murakoze. Wibuke gukanda subscribe ndetse unakande kuri iyo nzogera iri iruhande, yewe unaduhe comment kugira ngo tumenye ibyo tuzaganiraho ubutaha. Inama nziza ku buzima ntakagaruka.